impamvu ugira ibitekerezo bidasanzwe bishingiye ku mibonano sexual fantasy n'icyo bisobanura. Ibitekerezo bijyanye n'imibonano mpuzabitsina sexual fantasy ni ibisanzwe kandi nta mpamvu yo kuba byagutera isoni, ahubwo bishobora no kugira akamaro mu kongera ibyishimo mu mibanire yawe. Ndabasuhuje kandi mbahe ikaze hano kuri M250 TV mu kiganiro Ruganze. Tugiye kureba hamwe impamvu ituma abantu bamwe bagira ibitekerezo bidasanzwe bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ibizwi nka sexual fantasy. Njyewe ugiye kubibagezaho ndi Uwineza Miss Ruganze Poetess. Bahaye ikaze. Ibitekerezo bidasanzwe bikunze kugaragara mu mibonano mpuzabitsina. Ibitekerezo bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bishobora kugabanywamo ibyiciro bibiri: ibisanzwe n'ibitandukanye cyane n'ibisanzwe. Ibitekerezo bisanzwe. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2021 bwagaragaje ko fantasy zisanzwe zijyanye n'imibonano mpuzabitsina zikunze kuba zifitanye isano n'ibi bikurikira: imibonano mpuzabitsina binyuze mu gitsina cyangwa mu kanwa no kureba filime zishimisha mubiri. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mu 2020 bwagaragaje ko abantu hafi ya 1/3 bakunze kugira ibitekerezo byo kugira umubano aho babana n'abantu benshi mu rukundo. Ibitekerezo bitandukanye cyane n'ibisanzwe. Hari ibindi bitekerezo bishobora gufatwa nk'ibidasanzwe cyangwa biteje akaga. Muri byo harimo exhibitionism, kwishimira kwerekana imyanya ndangagitsina ku bandi bantu batabiteguye; fetishism, kuryoherezwa n'igice cy'umubiri runaka cyangwa igikoresho runaka; frotteurism, kwishimira gukorakora abantu batabishaka ahantu hateraniye abantu benshi; sadism na masochism, nyurwa n'ububabare cyangwa guhunda ububabare mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina; voyeurism, kwishimira kureba abandi bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina batabizi cyangwa badashaka ko bareba. Ese fantasy cyangwa ibitekerezo bidasanzwe bisobanura iki? Fantasy zawe zijyanye n'imibonano mpuzabitsina zishobora kugaragaza bimwe mu miterere yawe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafite ubwoba bwo guterwa indobo bakunze kugira fantasy zigaragaza uko bateye cyangwa uko bitwara. Abagabo benshi bafite fantasy zibagarura mu busore bwabo, mu gihe abagore benshi bafite fantasy zabo nk'iziberekeza mu gihe kizaza. Abantu bafite impagarike nke cyangwa ubwoba bwinshi bashobora kugira fantasy nyinshi zituma bihindura mu buryo bunyuranye. Ese waba ukwiye kugerageza fantasy zawe cyangwa ibitekerezo bijyanye n'imibonano? Fantasy zo mu mibonano mpuzabitsina zigira uruhare mu kongera ibyishimo no gufasha abantu kumva bisanzuye, ariko si fantasy zose zigomba gushyirwa mu bikorwa. Hari ibintu ukwiye kwitaho mbere yo gutekereza fantasy zawe mu buzima busanzwe. Kuvugana n'umufasha wawe kugira ngo mwemeranye ku mbibi ni ngombwa kwitabwaho. Gushishoza ku mutekano. Ibyo utekereza bikwiye kuba nta muntu byangiza. Kugira ubushishozi ku ngaruka. Hari fantasy zimwe na zimwe zishobora kwangiza umubano cyangwa imitekerereze. Iyo fantasy zawe zituma wumva ubangamiwe cyangwa zigutera ipfunwe, ushobora kwegera inararibonye mu bijyanye n'imitekerereze, psychologue cyangwa sexologue, kugira ngo akugire inama. Umwanzuro: kugira fantasy zo mu mibonano mpuzabitsina ni ibisanzwe kandi ntacyo biba bisobanuye ko ufite ikibazo. Zishobora gutuma urushaho kumva unyuzwe n'urukundo n'imibonano mpuzabitsina, ariko si ngombwa ko zose zishyirwa mu bikorwa. Icy'ingenzi ni ukwitondera fantasy ushaka kugerageza no kubahiriza imipaka y'umutekano n'icyubahiro cy'abo mubana. Iki ni ikiganiro Ruganze. Niba wagikunze, kora like, kora kandi subscribe niba utari wayikora, kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse bikugereho mu mbere tukibishyiraho. Dusangiza abandi kugira ngo twaguke. Kwibutsa kandi ko tubahoza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire uba yakeneye kuvugana nazo, therapist. Ikiganiro Ruganze cyo nakagaruka. Njye mwabanye nk'ibisanzwe ndi Uwineza Miss Ruganze Poetess. Ndabashimiye cyane, mwakoze kuba hafi.